Tayari na Canada yatangiye gutanga work permit ku bantu bose mushaka kujya gukora muri Canada. Imiryango irafunguye, ubu nawe wakubona work permit ya Canada ukagenda ugakora Canada, nta gitangaje kirimo ndetse ntibikiri ibanga. Abantu abambere batangiye kubona amaviza bari kuzitangaza akazi. Ubwo rero nawe ikintu wasabwa cyangwa se ikintu usabwa nuko ushobora kureba umuntu uri hakurya ukamukoroka mu uti wanshakiye work permit. Yes, ukimara kubimubwira agushakira work permit, cyangwa se kuri company wizeye cyangwa se umuntu wari wese ubisobanukiye ufite amakuru yagushakira work permit nawe ukigeragereza amahirwe. Ikintu cya mbere nakubwira nuko ibi bintu mbazanira ni ibintu babyizewe, ni ibintu ushobora gukora nturegrete cyangwa se ntiwicuze ngo uvuge uti nataye umwanya wanjye n'amafaranga yanjye. Yes, icyo nicyo nababwira. Ariko utuzi tugiye dutandukanye, hari utuzi two mu bwubatsi, hari utuzi two muri marketing, hari utuzi two muri supervisor, akazi mu myanya ya supervisor, finance marketing, human resource marketing, sales workers, bank job, harimo muri farms, muri waiters, harimo muri nurse na driver. Abo bantu bose utwo tuzi twose turi kuboneka muri Canada. Rero kisabwa wowe nuko ugomba gushaka work permit. Wamara gushaka work permit then ukaba wajya gukora muri Canada. Aya makuru mbazaniye ni amakuru yizewe, ni amakuru agendanye n'igihe, ntabwo ari bya bindi usanga ari amakuru y'ibihuha abantu babishakira ibintu byinshi nk'ama views ndetse n'ibintu byinshi. Ngewe nabavuga yuko ntabwo nza hano nje gushaka views, nza hano kugira ngo mba amakuru yizewe kandi amakuru ushobora gukoresha akakubyarira umusaruro. Ikindi ntababwira nuko iyo ubikoze aba ari inyungu cyane, kuko reka mbabwire nk'ikintu abantu benshi batazi cyangwa se abantu benshi bagenda bavuga kavuga ati abantu babaye abatubuzi. Yego, harimo ubutubuzi, nanjye simbihakana ko nanjye ibyo ni ibintu ngenda mbona bya buri munsi. Ariko nanone ntabwo abajya hanze bose bagenda kubw'ibitangaza byabaye. Hoya, barabikorera bakagerageza amahirwe. Rero uw'amahirwe asekeye aragenda. Yes, hari icyo biba bitandukaniyeho. Hari ijanisha riba rihari, ukavuga uti kiriya gihugu gikeneye abantu, ariko kiriya gihugu abantu bariyo baruzuye. Yes, kubona akazi hari ahantu cyangwa se kubona ishuri hari ahantu biragoye, bitewe nuko haba haruzuye cyangwa se igihugu kiba cyaragize ute kivuga kiti abantu twe dukeneye umubare waba waragize cyangwa se wararenze. Aho rero biba bigoye kubona visa. Ariko iyo igihugu kigize gutya kigashira imyanya y'akazi hanze, yes, ku nganda zabo zikeneye abakozi, biba byoroshye cyane ko wabona visa mu gihe ubikoze mu ba mbere. Yes, kuvuga ngo wenda icyo nababwira, igihugu gishyira hanze wenda itangazo nk'iri, cyarangiza kikavuga kiti dukeneye nk'abantu 50,000 cyangwa se 15,000. 15,000 iyo byuzuye ni ukuvuga ngo situation isubira kwa kundi yahoze mbere. Yes, isubira kwa kundi yahoze mbere. Ari ahantu usanga abantu 20 bapurayinga hakabona visa abantu 2. Ibyo ni ibintu biba bisanzwe. Ariko nanone sinabaca intege ngo mbabwire ngo ntimukajye mubikora. Yes, mujye mubikora. Uyu munsi niba runaka yabuze visa cyangwa se niba ibyo yakoze byaferinze, ntabwo bivuze ko nawe nubikora bizaferinga. Ibyo mujye mubimenya. Buri wese aba afite umunsi wiwe, buri wese aba afite igihe cyiwe. So rero ntatinze, ni ukuvuga ngo hano haba hariho ikintu bita kuba uzi Igifaransa cyangwa se uzi Icyongereza. Bashobora kunyandikira mukambaza muti ese izo work permit zigura gute? Nibisanzwe work permit za Canada murazizi zirahenda, ariko kuri izo work permit no guhera ku 2,500 by'idolari kuzamura, ariko ntibirenga 3 by'idolari. Yes, ubwo rero niba nawe wumva wabasha kuyigondera, nakugira inama yo ko wakora uburyo ni uburyo bwizewe kandi burya
Canada itandukaniye n'ibindi bihugu, iyo baguhaye work permit amahirwe yo kubona visa aba ari 80%, kuko buriya niba hari ikintu gitangwa kuri visa cyane ni akazi ko muri Canada rwose nicyo gihugu gishobora kuguha visa, kikaguha na visa ya family ukagenda n'umuryango. Yes, ni ukuvuga rero ibiba ibisabwa ni passport. Yes, nayo mafaranga mbabwiye. Ikindi company iyo igukorera, yes, baguha accommodation, bakaguha n'ibyo kurya. Ibyo byose ni company ibiguha. Rero ubwo nicyo kintu nababwira, mwagerageza amahirwe mukareba ko rwose 2025 nawe waba uri mu bihugu byo hanze cyangwa se waba uri mu ba diaspora winjiza agatubutse. Nicyo nababwira rero, niyo makuru mbazaniye, mu makuru afunguye umwaka wa 2025. Twaraburanye cyane, naheruka gukora kera, ariko nari ndi kwegeranya amakuru. Ubu mfite amakuru menshi cyane y'ibihugu byinshi cyane bishaka abakozi, ibihugu bishaka abantu bajya gukorayo, ibihugu bitandukanye nzagenda mbabwira. Hariho n'andi mahirwe menshi cyane mu bihugu byo muri Europe, mu bihugu byo muri Aziya. Yes, ubwo rero niba wumva uri tayari ko 2025 itagusiga mu gihugu, nakugira inama kugira ute iyo kuba watangira urugendo rwo gushaka ibyangombwa bikwerekeza mu mahanga. Yes, rero niba uri mushyashya hano, kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana kuri video z'ubutaha. Amakuru nanyura kuri iyi channel ube mu bambere bo kuba wabona ayo makuru nta azira ibihuha, nta handi hantu nyuze cyangwa se nta wundi muntu ugutekeye imitwe akubwira ati kora gutya na gutya, kugira ngo ubashe kuba wagira ute, mubashe kuba wamenya amakuru agezweho. Reka mbanyuriremo ku kintu bita kuri Canada work visa requirement. Hari abantu bambaza bati ese iyo umaze kwa applyinga iyo work permit biba birangiye ko umuntu yagira ute, yagenda, cyangwa hari ibindi bintu basaba? Cyambere bagusaba contrat y'akazi, bakagusaba bank statement, medical exam, passport, ubwo ni travel document, bakagusaba police certificate, ubwo ni criminal record, cya gipapuro kigaragaza ko wafunzwe cyangwa utafunzwe, proof of status in Canada, yego, n'izindi document bagenda bagusaba. Yego, nicyo kintu nababwira. Ariko urumva ibintu byinshi uba ubifite. Hari n'ibintu buriya ku kibazo cya document cyo, hari nk'umuntu ushaka kuvuga ati izo document nazibona gute? Izo document abantu bakwapurangiye baba bafite n'ubushobozi bwo kuba bagufasha kubona izo document ubura kugira ngo ubashe kwapurangira. Murakoze rero, Mana amahoro ibandindire, cyumweru cyiza kuba cyemera. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze muhahe muronke, muzagire ishya n'ihirwe mu mwaka wa 2025, muzawurye ntuzabarye, kandi ibyo mwifuje nabasabira kugira ngo Imana y'amahoro izabibagezeho, kugira ngo tuzasoze umwaka dufite amashimwe. Ciao, bye.